Yesu ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe kubera umunsi mwiza urakoze komeza gushyira ijambo ry'Imana mu mutima wawe ukaritekerezaho ku manywa na nijoro nta kabuza uzajya wumva Imana iri bugufi bwawe uzajya uhorana ibyiringiro bidakama ijambo ry'Imana ntabwo ritandukanye n'Imana ubwayo ni umwitozo ukwiriye abantu bose bari mu rugendo rwo kuzajya kubana n'Imana mu ijuru n'ibyo kurya bitunga umuntu wacu wamwe imbere turimo turasoma mu gitabo cya Yobu ku gice cya 37 wa musore Elihu aracyavuga arimo aravuga gukomera kw'Imana igice kimwe urabyumva kumva ni byiza kumva koko yarasobanukiwe ikibazo kiba yatangiye kubihuza n'ubuzima bwa Yobu akumva ko Yobu ibimugeraho arukubera gukiranirwa kwe kwatubashye Imana ihambaye reka dusome kuva ku murongo wa mbere muri gice cya 37 ngo nukuri ibyo bitera umutima wanjye guhinda umushyitsi umutima ugakuka nimwumve yemwe nimwumve urusaku rw'ijwi ryayo no guhinda kuva mu kanwa kayo umuhindo waryo iwukwiza munsi y'ijuru hose n'umurabyo wayo ikawugeza ku mpera y'isi iracyavuga gukomera kw'Imana n'igitinyiro kiri muri yo ndetse n'ijwi ryayo rihambaye uko nukuri muri buke gihe kimwe Imana yagiye kuvugana ubwoko bugira ubwoba baravuga ati Mose gikomeza uvugane nayo hariya twebwe ntabwo twabishobora ngo haje umwijima utwikira umusozi haza mu gicu cy'icuraburindi bagira ubwoba bumvise iryo jwi babonye imirabyo baravuga ati jya wivuganira nayo hanyuma uzajya uza utubwire Imana irahambaye ishobora koroshya ijwi kugira ngo rikwirwe mu muntu woroheje muto cyane ugereranyije n'igitinyiro cyayo no gukomera kwayo ariko Imana irahambaye Imana iteye ubwoba tekereza rero Imana imeze gutyo ariko ikamanuka ikaza kudushaka mu rukundo rwayo rwinshi ku murongo wa 4 ngo hanyuma yayo ijwi rikaririma cyangwa se rigahinda mu buryo bukomeye igahindisha ijwi ry'icyubahiro cyayo niyiranguruye ijwi irekura imvura ikagwa Imana ihindisha ijwi ryayo bitangaje ikora ibikomeye tutabasha gusobanura kuko ibwira Shelegi itigwa ku isi n'imvura y'amagira nayo ikayibwira ityo ndetse n'imvura y'umurindi imvura nyinshi cyangwa imvura nkeya Imana ikabibwira ngo nimugwe ku isi ikabwira Shelegi cyangwa urubura cyangwa snow ngo nimugwe mu isi ni ukuvuga ngo abiga ibihe uko ibihe bigenda igituma imvura igwa igituma imvura ibura n'ibindi bashobora kwiga pe bakanabibona bakabona impamvu bakavuga ngo imvura yabaye nkeya izuba ryabaye ryinshi n'ibindi ariko habaho itegeko ritangwa n'Imana ni Imana ituma bibaho ni n'Imana yatumye bibaho yewe babyiga barabisanze ariko ntibazi intangiriro yabyo byose byakozwe n'ukuboko k'Uwiteka ku murongo wa 7 hariho ijambo rikomeye rivuga ngo igaganyaza amaboko y'abantu bose kugira ngo bo yaremye bose babimenye muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuga ngo ihagarika ibikorwa by'abantu ibigira ngo bamenye ko ariyo yabaremye biratangaje uburyo Imana ishobora guhagarika ibikorwa by'abantu ho gatoya kugira ngo abantu bongere bavuge ngo ariko hejuru y'ibi byose hari iki rero ngo Imana igihagarika ibikorwa by'abantu kugira ngo abantu bamenye ko Imana ariyo yabaremye mu gihe corona yari nyinshi iminsi yashize ibikorwa by'abantu byarahagaze dushobora kuvuga ngo ni Satani wateje ibi dushobora kuvuga ibintu bitandukanye n'abantu se bifuza kugurisha imiti yabo n'inkingo zabo twavuga ibintu bitandukanye nk'abantu ariko Imana ishobora guhagarika ibikorwa by'abantu kugira ngo bibutse ko igenga byose ese umuntu yawe yashoboraga byose nk'uko abigambirira aho hari umuntu wazubura amaso akayerekeza ku muremyi hari umuntu wazibuka kwishingikiriza ku Mana Imana ishimwe ko abantu badashobora byose kugira ngo bibuke ko hariho umuremyi kandi mu nyota iba mu mitima yacu twifuza gushobora byose ko ingamba mbyukanye umugambi mbyukanye byahita bicamo gutya ariko byoroheye umutima w'umuntu gutera Imana umugongo uko agenda agira ubushobozi bwinshi kereka umuntu wamaze gushora imizi muri Kristo niwe umenya ko icyo agezeho cyose agikesha Imana kandi akabazi ko cyabaho yewe kikanavaho byose kubera Imana rero ngo Imana igihagarika ibikorwa by'abantu kugira ngo abantu bibuke ko iriho ku murongo wa 14 ngumva ibi yewe Yobu hagarara witegereze imirimo y'Imana itangaza mbese uzi ko Imana iyisohoza kandi uko itegeka umurabyo w'igicu cyayo kurabya cyangwa se uzi ko ibicu bireretse yuko ari bitangaza by'iyo ifite ubwenge butunganye ibicu bihagaze ku busa tubibona bivamo imvura tukabona byongera byiyegeranya tukabona bimeze nk'ibirimo gutwarwa n'umuyaga ariko biteretse ku busa rero arimo aravuga ubwenge no gukomera kw'Imana abaza Yobu ngo ibyo byose urabizi ese uzi ko iyo biteretse ku busa ariyo ngiyo y'ubwenge butangaje aracyavuga gukomera kw'Imana kandi niko kuri nidukomeza gusoma muri ibi bice ndetse tukageraho Imana ubwayo yaje kavugana na Yobu mu by'ukuri umuntu utizera Imana yagombye gusoma ibibazo Imana yabajije Yobu ubwe bikamutera kwizera Imana ku murongo wa 18
ngo ese wabasha kubamba ijuru ufatanije n'Imana ko rikomeye nk'indorerwamo iyagijwe, ubwiza buhebuje bugaturuka ikasikasi? Imana ifite ubwiza buteye ubwoba, ishobora byose, ntabwo twabasha kwishyikira. Ifite ububasha buhebuje kandi igira imanza zitabera no gukiranuka kwinshi, ntabwo irenganya. Nicyo gituma abantu bayubaha, ntabwo yita ku bantu bigize abanyabwenge, abantu bashaka gusumbya Imana ubwenge, ngo ntabwo Imana ibitaho. Amubwiye ijambo ngo ishobora byose, ntabwo twabasha kwishyikira. Ifite ububasha buhebuje kandi igira imanza zitabera no gukiranuka kwinshi, ntabwo irenganya. Mwibuke ko umutima wa Yobu wagowe ugera ahantu yumva ko Imana isa nk'iyamurenganyije, ko Imana isa nk'aho yagoretse urubanza rwe, kuko ibyago bimugeraho, kuko amakuba amugeraho. Ariko uyu mugabo nubwo ashinja Yobu, ariko arimo arashyira mu magambo y'ukuri, ni Imana itarenganya, ni Imana y'ukuri kwinshi, ni Imana itangaje tutabasha gushyikira. Icyo akora yaduhaye kwishyikira biciye mu mwana wayo Yesu Kristo. Ni ubuntu butangaje, ni urukundo rutabasha kugereraho. Reka ayo mahirwe ntakagupfire ubusa. Imana itegerwa kubera kwera no gukiranuka, yemeye kutwegera biciye mu mwana wayo Yesu Kristo. Ni umugisha utangaje kuba dufite Kristo mu buzima bwacu. Imana iguha umugisha, Imana ikugwirize gukora ibyiza mu minsi igutije. Bika ko izi nkuru turimo kuvuga zose zararangiye, ni wowe nanjye uyu munsi duhari. Ni twebwe Imana ihanze amaso, yifuza kwibaza no kumenya icyo turi gukoresha iminsi idutije. Ugira umunsi mwiza, urakoze kuba mu ijambo ry'Imana.